Ijambo ry'Imana riravuga ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Umubwiriza igice cya 11. Kuko hari igihe uzaba udafite ubwo buryo. Ibintu byose bifite ubuzima n'umwana w'umuntu arimo bifite intangiriro bikagira n'iherezo. Umuntu hano mu isi abaho mu gihe, iyo igihe cye kirangiye arapfa. Niko n'ibindi biremwa bimeze, inka, ihene, intama n'ibindi. Nawe urimo kunyumva urimo kubaho mu gihe, igihe cyawe nikirangira hano mu isi uzapfa. Kora ibyiza ugifite igihe. Ariko umuntu we atandukanye n'ibindi biremwa, kuko azabazwa ibyo yakoze mu gihe yari mu isi, byaba byiza cyangwa se ibibi. Hari urubanza nyuma y'uko umwana w'umuntu asoje urugendo rwe hano mu isi. Ibyahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15. Mu buzima bwa hano mu isi umuntu agira urugendo agomba kugenda, rushobora kuba rugufi cyangwa rurerure, gusa ntawe ugenda urugendo rungana n'urw'undi. Uru rugendo muri rusange rwitwa ubuzima. Ubuzima bushobora kuba bwiza cyangwa se bubi. Ibi bamwe babishingira bavuga ko ubuzima ari ishuri umuntu agomba kwiga uhereye akiremwa ukageza ku gupfa kwe. Ibi byose iyo bifatanye bikora amateka. Uko byagenda kose inzira ya muntu igomba kubera abandi inyigisho, uburyo bwose yitwaye agihumeka. Bibiliya ivuga ubuzima n'imibereho itandukanye abantu bagiye babamo. Kuri uyu munsi akaba ari inyigisho ku bantu benshi cyane abatuye isi mu buzima bwa gikristo. Nanone Bibiliya itubwira ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Timoteyo wa 2 igice cya 3 ku murongo wa 16. Bibiliya ivuga ku bantu benshi, gusa reka tugaruke ku buzima bwaranze Sawuli waje guhinduka intumwa y'Imana akagira izina rishya akitwa intumwa Pawulo. Iyi ni Alarm TV Rwanda, Ngindi Jado udahemuka. Ikaze. Nk'uko urubuga rwa murandasi rw'agakiza.org rubitubwira ngo uyu musore ni umwe muri bake bahinduriwe amazina n'Imana. Pawulo nk'umuntu wanditse ibitabo byinshi, 1/2 kirenga cy'ibitabo bigize isezerano rishya, ni ukuvuga ibitabo 14. Ese yari muntu ki? Ese yabitewe n'iki? Ese yaba yarabyanditse mu gihe kingana gute? Pawulo nk'umwe mu barenganyaga ubwoko bw'Imana, akaba yaranagaragaye mu iyicwa rya Stefano, wabaye umwe mu badiyakoni ba mbere babayeho, akicwa atewe amabuye. Pawulo wamenyekanye mu rugomo n'iyicarubozo by'indengakamere yahindutse ate imbata ya gikristo, uwarenganyaga abandi. Pawulo atandukaniye he n'izindi ntumwa? Wakwibaza uti amaherezo ya Pawulo ufite amateka atandukanye n'izindi ntumwa yabaye ayahe? Yadusigiye irihe somo? Kimwe n'izindi ntumwa zose baziraga kuvugira mu ruhame kandi bashize amanga ko Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Iyo habaye guhindura izina biba bisobanura nanone ikintu gishya kibayeho ku buzima bw'umuntu. Ni ukuvuga imibereho itandukanye n'iya mbere. Umuntu aba ahindutse icyaremwe gishya ndetse atangiye kugirana ubusabane n'Imana. Mu isezerano rishya Bibiliya ivuga Simoni wahinduriwe izina ubwo yakurikiraga Yesu hamwe na mwene se Andereya. Aha Simoni yiswe Petero cyangwa se Kefa, risobanura urutare. Si we wenyine haje no kubaho uwitwa Sawuli, nawe yaje kwitwa Pawulo. Sawuli wabaye Pawulo we yahinduriwe izina agiye kurenganya ubwoko bw'Imana ageze i Damasiko. Kuri ubu ngubu akaba ari umugaba mukuru wa Siriya. Siriya akaba ari igihugu giherereye ku mugabane wa Aziya. Uyu Sawuli tuvugaho atandukanye n'undi wabaye umwami wa mbere wa Isiraheli ahagana mu kinyejana cya 11 mbere y'ivuka rya Yesu. Uyu we akaba yarapfuye yiyahuye. Pawulo uyu uvugwa ni umwe washinjaga abantu b'Imana ibinyoma mu rukiko i Yerusalemu, nk'uko nawe abyivugira mu nzandiko yagiye yandika zitandukanye, ko yabanje kuba umunyarugomo, umutukanyi, urenganya, nyamara yacishijwe bugufi ari mu nzira ajyanye inzandiko
yari akuye ku mutambyi mukuru azishyiriye abo mu masinagogi y'i Damasiko kugira ngo bajye bafata umuntu wese uvuga izina rya Yesu. Ari muri urwo rugendo Yesu Kristo yaramusanze atungurwa n'umucyo mwinshi umuhuma amaso, aho yamaze iminsi igera muri 3 atabona. Byakozwe n'intumwa ibice 9. Pawulo yavukiye ahitwa i Taruso. Usibye kuba yarize imigenzo y'idini ya Kiyahudi ndetse akaba yari afite ubumenyi buhagije mu by'amategeko, nawe nyuma yo guhinduka yarabyivugiye avuga ko hari impamvu nyinshi zamutera kuba yakwiringira umubiri, aho yavuze ko yabyawe ku munsi wa 8, akaba ari Umwisirayeli mu muryango wa Benjamini, akaba umuhererezi ndetse ku by'amategeko yari umufarisayo. Abafilipi ibice 3 ku murongo wa 4. Akaba yarigishijwe n'umugabo w'umufarisayo witwaga Gamaliyeli, wari uzwi cyane w'umuhanga, akaba n'umwigisha amategeko. Byakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 34. Kimwe n'ubundi bushakashatsi bwose bwakozwe hagene ku ijambo rigaragara mu Bakorinto ba mbere igice cya 7 kuva ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 8, bigaragara ko Pawulo atigeze agira umugore. Pawulo yakoze ingendo 5 z'ivugabutumwa nkuru gusa. Bibiliya mu Isezerano Rishya igaragaza ko Pawulo yakoze ingendo mu mijyi 50, aho akaba yarabashije kwigisha abandi harimo Timoteyo na Yohana. Pawulo yamaze imyaka 5 mu buroko akoreramo ivugabutumwa, aho yakubitiwe azira kuvuga ubutumwa. Yatangiye ivugabutumwa afite imyaka 31, apfa ageze imyaka 36. Nubwo ubushakashatsi butabivugaho kimwe mu gihe yapfiriye, nk'uko urubuga rwa BibleStudy.org rwemeza ko Pawulo yapfuye aciwe igihanga hagati y'ukwezi kwa 5 n'ukwa 6 mu mwaka wa 38 nyuma ya Yesu, ku ngoma y'umwami Nero wategekaga i Roma, nawe waje gupfa yiyahuye. Reka noneho turebe intumbero Pawulo yagize ikitwigisha mu rugendo rujya mu ijuru. Gushaka ni ugushobora, kandi umusaruro umuhinzi ateganya mu isarura niwo umutera umwete n'imbaraga zo kubiba ibihe byose, haba ku zuba nyinshi cyangwa mu mvura nyinshi. Kujya mu ijuru ni urugendo rwo mu bugingo, ibisaba umunsi ku munsi kumenya aho umuntu avuye kugira ngo amenye n'iyajya. Bibiliya igaragaza ko Pawulo yari yaramaramaje kujya mu ijuru. Ubutumwa yatanze yagiye agaragaza zimwe mu ngeso mbi zamurangaga mbere, hanyuma agashimangira ko yaziritse, aho yavuze ati nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Timoteyo wa mbere igice cya 1 umurongo wa 13. Nanone yagaragaje impinduka zamubayeho avuga ati nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, gatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Umukristo akwiye kurangwa no kuva mu bibi gakora ibyiza, kuko Imana ishaka ko tuba abanyangeso nziza. Guhora atekereza ubwami bw'ijuru ni kimwe mu byashoboje Pawulo hamwe n'izindi ntumwa zose kwihanganira ibigeragezo, harimo n'urupfu rw'agashinyaguro, gucibwa ibihanga, gutwikwa bumva, kubambwa bumva, no gukurwaho impu bumva bakababaga. Pawulo yagaragaje icyatumaga yirengagiza ipfunwe no gucunaguzwa ubwo yari yazanywe mu rukiko imbere y'umwami Agripa. Kwisobanura agize ati none mpagaritswe gucirwa urubanza, kuko mpiniringira kuzabona iby'Imana yasezeranyije ba sogokuruza. Ibyakozwe n'intumwa ibice 26 umurongo wa 6.
Ubuzima bwa Pawulo butwigisha guca bugufi no guhanga amaso ku Mana, dusenga ibihe byose mu byiza no mu bibi, kuko Imana ijya yemera ko ibintu byose bigera ku muntu wayo igamije kumuhindura no kumukuza mu buryo bw'umwuka. Reka nkushimire wowe wari ukurikiye ubuzima n'imibereho bya Pawulo intumwa. Nizere ko wasobanukiwe neza. Iyi ni Alarome TV Rwanda. Niba utarakora subscribe wayikora kuri iyi channel ya Alarome TV Rwanda kugira ngo uzabone ibindi tubategurira bitandukanye. Ngende Jado udahemuka. Yesu aguhe umugisha.